munsi rero tugiye kubategurira kandi tubagezeho ingingo eshanu cyangwa se ibintu bitanu by'ibanze ukwiye kumenya mu gihe cyose wumva ushaka kuza muri Kigali cyangwa se kuhapagasiriza. Ibintu bitanu ukwiye kuzagiraho amahame ugenderaho, wazarenga rimwe muri iryo hame tayari ukazaba Kigali kwibaho bikugoye ndetse binakunanira, bitewe n'uko abantu benshi batsewe iryo hamwe Kigali batigeze bayibamo rwose na gatoya. Tudatinze rero, menya yuko igihe cyose uze muri Kigali uze gusagasa, igihe cyose uje muri Kigali uje gupagasa, hari ibintu rero bitanu uba ukwiye kwirinda no gufata nk'ibintu by'ibyaha, ukavuga ati iki kintu ngikora ndi umupagasi tayari birankoraho. Kandi ikindi ujye umenya yuko buriya umupagasi ahantu hose ibyo wakwigira byose nyine ntabwo wari kubera ko umupagasi nyine tu ntabwo ushobora kuba nkaho kuba successful nk'abantu wasanze aho ngaho waje gupagasiriza, ndetse kabone niyo nabo baba ari abapagasi ariko baragutanze, birumvikana cyane yuko nyine icyo gihe wowe uba ukiri umupagasi kandi wo hasi. Dore rero ibintu bitanu ukwiye kumenya mu gihe cyose nyine ukiri mushyashya mu rupagaso, ukabigendera ndetse by'umwihariko muri iyi Kigali yacu. Iyi Kigali kubamo bigoye, iyi Kigali kubamo ndetse bitanoroha na gato ku muntu utangiye uzanye ibintu byo kujenjeka. Ibintu bitanu rero tutabitindiye, menya ko ikintu cya mbere buriya udakwiye kuba muri Kigali udafite, ikintu cya mbere ni ukumenya ko haba muri Kigali bitari umupajeri, gukora cyane. Gukora cyane n'umbivuga wumvemo gukora cyane ndetse birenze cyane, kuko bitewe n'uko ukinjira muri Kigali ugomba kuba uzi gukora cyane, kandi bababwira yuko Kigali umuntu uyigezemo ibyo biba byoroshye. Ugomba kuba uzi gukora cyane rwose, Kigali ukayibamo ariko uri umukozi, bitewe n'uko nuza muri Kigali ugatangira ukora cyane, icyo gihe bizaguhesha kuba n'uwabashije guha akazi azakwizereramo, ndetse no kurebera ku ruhande abe yakwifuza kubona utera imbere, ariko kugira ngo yifuze kubona ntacyo bikumariye kuba muri Kigali. Ndetse buriya umuntu ukora gakeya muri Kigali udaha agaciro akazi rwose, mu by'ukuri muri Kigali rwose usanga akora akazi kamwe. Usanga umuntu yinjiye muri Kigali 2016 akora ikiyede kugeza na n'ubu 2025, ugasanga yigeze ahinduka nyine acyari imiyede. Yinjiye muri Kigali 2018 gukora akazi ko mu rugo, ariko basanga n'ubu tuvugana aracyakora akazi ko mu rugo bitewe n'uko nta mpinduka agiramo. Ikintu cya kabiri rero ukwiye kumenya mu gihe cyose winjiye muri Kigali, ikintu cya kabiri ukwiye kumenya ni ukumenya yuko si byiza kwinjira muri Kigali ngo wizirike ku kazi kamwe. Akazi kamwe buriya urasanga hari igihe kaba kaguha ibyo ukeneye byose mu by'ukuri, ariko nanone katatuma umenyana n'abantu. Suzuma akazi ukora umenye nimba hari icyo kakumarira hagati yawe wowe ubwawe ndetse n'abantu, bitewe n'uko muri Kigali buriya kubaho kuyibamo neza ni ukubana n'abantu. Nuba muri Kigali ariko ukabaho wenyine, uzamenye uko nta gihe na gito wayimaramo, kuko Kigali isaba kuba uri kumwe n'abantu. Ubwo rero kuba uziranye n'abantu, kubana n'abantu, icyo ni ikintu cya kabiri ukwiye kumenya muri Kigali, cy'uko ari ihame rya kabiri ukwiye kugira. Icyo ni ikintu cya kabiri ukwiye kubana nacyo muri Kigali, ngo ihame ryanjye rya kabiri, mbana n'abantu, ese mbana n'abandi. Tudatinze rero, ikintu cya gatatu ukwiye kumenya muri Kigali, ikintu cya gatatu ukwiye kumenya ngo uhitamo inshuti. Niba umenye ngo nkwiye kubana n'abantu, ese nkwiye kubana n'abantu bande? Guhitamo inshuti, icyo ni ikintu cya gatatu ukwiye kumenya no kwitaho, ukamenya ngo se inshuti yanjye ni iyihe? Inshuti yanjye ni iyihe mu gihe nje gupagasa muri Kigali? Bitewe n'uko Kigali nujya kureba urasanga abantu benshi bayirimo bagendera mu kigare, ugasanga nimba wisanze mu gace karimo abahuriga benshi b'ikipe runaka, wenda wiberaga wanyafanaga Kiyovu, ukaza wiswitira mu Kiyovu cyangwa se hariya i Nyamirambo, wise bikundira Abayovu, ubaye umuhuriga w'umuyovu, bazagusaba kujya kuri stade buri cyumweru, hari mu by'ukuri still ubushobozi ntabwo urabugira no kujya kuri stade. Niyo mpamvu ukwiye kumenya ngo mbana n'abandi, noneho abo bantu bana nabo ese bahuje n'iki? N'ibyifuzo byawe byatumye uti wanyu ukaza gupagasa mu cyaro. Icyo ni ikintu cya gatatu ukwiye kumenya
no kwitaho cyane. Ikindi kintu cya kane rero ukwiye kumenya mu gihe waje gupagasa muri Kigali, ikindi kintu cya kane ni ukubaha umushahara wawe ariko ntushimishwe nawo. Kubaha umushahara wawe ariko ntushimishwe nawo bivuze ngo muri Kigali ntawe urya ngo yumve ko yahaze. Muri Kigali duhorana inzara y'amafaranga, niyo mpamvu nujya kureba urabona abantu benshi bari mu Kigali bafite akazi barakora, ariko nubwo bakora still ntabwo bagakunze cyane by'uko bababwira ngo urangiye akisumbuyeho gahita akubwira ngo jyana akazi kawe. Oya, abantu benshi bari muri Kigali ubarangiye akazi kisumbuyeho tayari amahirwe menshi ahita akubwira ati twagiye, bitewe n'uko bubaha akazi ndetse bakunda n'ibikavamo. Muri Kigali rero ikintu cya kane ukwiye kumenya ni ukumenya akazi nkora kinjiza gute kandi se byagenda bite ngahinduye, icyo nacyo ukakimenya. Ikintu cya gatanu rero buri ukwiye kuba wamenya mu gihe cyose wo muri Kigali kandi cy'ingenzi cyane kijya kinanira abantu benshi ugasanga Kigali isibananira ku ikubitiro ryayo, ni ukubaha abantu. Sinkubwiye ngo kubaha boss, ubaha abantu abo ari bo bose, bitewe n'uko ikintu cya mbere gituma umuntu aba muri Kigali gishamikiye ibindi bintu hafi ya byose uzabona mu gihe cyose uzaza i Kigali, uzamenye yuko kubaha birimo, bitewe n'uko niba urangiye akazi nkabona ukitwayeho neza tayari njyewe niyo natakirwa mbyitaho byose, ibi bintu nakubwiye nimbona ukitwayemo neza nzifuza kukurangira kisumbuyeho, ndetse n'abakubona bose bazifuza kukurangira akazi kisumbuye kuko uri gukora. Bivuze ngo kubaha abantu kandi ukaba ukora cyane, mu by'ukuri rwose Kigali uba wayishoboye. Mu gihe cyose waje ukabasiza muri Kigali ukaza wumva ko urenze, bizakugora bizakugora bitewe n'uko ntabwo wahaba. Ikindi kandi menya ngo nuza muri Kigali nyine ukumva ko urenze, urumva nyine ukinjira muri Kigali tayari ukumva ko urenze, ni hahandi ibikorwa byawe byose bizamo ubwiyemezi. Ukorera yenda 25 cyangwa se 40 birashoboka, uraje winjiye muri Kigali mu mwaka wa mbere subura n'inshuti zawe pura. Abantu benshi twinjira muri Kigali twahita dukora groupe WhatsApp z'abantu bo mu ntara, musohoka mu gihe mu ntara mwasohotse mwiyemeye mwagize ibintu byinshi ariko icyo gihe n'ubuzi icyo bita kubaha abantu, ntabwo uzumva ko umushahara wawe wa mbere ukwiye kwita ushora mu ntara. Noneho rero mbongeje nabahereza ikintu cya gatandatu. Ikintu cya gatandatu buriya ni ukumenya icyo ushaka muri Kigali, ugakorera ku ntego. Hano kugira ngo uze nihaduka Jordan wambare, nihaduka iki ugire ikintu cyose giteye ube wagiye, ukamenya icyo ushaka, ukavuga ngo iyi Kigali nyingiyemo ariko noneho byibuze imyaka yanjye 5 cyangwa se 4 cyangwa se 3 mvuye kuri iki rwego ninjiye kuri uru nguru. Ukamenya ngo ese nzaba naravuye kuki nageze kuki. Buriya rero kandi mu bintu byose uzakora muri Kigali uzirinde ikintu gituma ukora ibintu utateganyije. Ikintu gituma ukora ibintu utateganyije icyo kintu uzakirinde cyane. Ikintu cya 7 rero nshobora kubongeza nanone, ikintu cya 7, ibintu byose ukora bihera imiti. Ibintu byose ukora bihera imiti, uvuge ngo uyu munsi ndi kubikora ariko nzabirangiza iki gihe, nzarekera aho ngaha igihe iki n'iki. Bitewe n'uko buriya muri Kigali abantu benshi uzahabona bameze nk'aho ari abakene cyangwa badafatika mu bundi buryo. Abo twita abakene uzabona ko ari abantu mu by'ukuri baje bagakora ari ba ntacyo bimbwiye, ejo nzakora kandi ndinjiza, umwaka ugashira undi ugataha. Abo ngabo uzabonamo nyine ko ari ubwo buryo. Uraza urakoze byenda ufite umushahara mwiza, urazamutse, umushahara uriyongera ariko ku kazi kamwe. Mu by'ukuri ntabwo icyo gihe ushobora kuba umutsinzi muri Kigali. Igihe cyose wowe umushahara wiyongera ariko ukiyongera ariko ku kazi kamwe, udafite amatsiko ndetse no kuvumbura muri wowe, uvuge ngo njye nkorera uyu munsi mu ruganda ariko byibuze ndashaka kuzahindura ngo mve mu ruganda nkorere yenda
nikore njye ubwanjye cyangwa se nkorere alimentation cyangwa se nkorere iki, ariko umenye ngo akazi kanjye karahindutse mva ku rwego rumwe ninjira ku rundi. Ubwo rero ibyo bintu uzabyitondere cyane mu gihe uzaba wageze i Kigali cyangwa se mu gihe wayinjiyemo ukaba ukiri mushyashya muri Kigali. Nubaho utubaha abantu muri Kigali uzaba wahiye, nubaho utakora cyane muri Kigali uzaba wahiye, nubaho utiha intego muri Kigali uzaba wahiye. Iyi ni Urwenya Iwacu isanzwe, njye ndi Valens, kanda subscribe, ufungure inzogera niba utarabikora, kanda like, usharinge bagenzi bawe, video zo ziracyahari, mumbwire muri comment nimba iyi video mwayikunze nzabategurire n'ibibi ushobora gukora muri Kigali tayari ukazishobora kuba ushobora kuzisanga uri umukene muri Kigali. Noneho kandi mumbwire nzabategurire video y'igihe ushobora kwiga muri Kigali, wabona ntacyo urageraho ugahindura imivuno cyangwa se ukabanza ukicara ukiga Kigali. Iyo video nawe nayibakora nkabyo ati imyaka runaka iyi n'iyi n'ubu uri muri Kigali byaranze, ushatse wazabanza ukicara ukitekerezaho. Ciao ciao, nitwa Valens nk'ibisanzwe, iyi ni Urwenya Iwacu.